bakunzi ba 001 TV show Rwanda turabasuhuza amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo turabasuhuza tubabwira ati jambo abasilamu mufunze turi mu gisibo ndabifuriza igisibo cyiza mugire igisibo cyiza kandi kizababera igisibo gihire kabisa kugeza igihe kizarangira inshallah. Bakunzi ba 001 TV show Rwanda rero tubafite ikiganiro hagati y'abakundana cyangwa se abashakanye baryaryana. Ubu ni ukuvuga ngo abashakanye ugasanga umugabo arakunda umugore cyangwa se umugore akunda umugabo ariko umwe muri bo ugasanga nta rukundo amufitiye. Ubwo rero naje kugenzura nsanga ibi bintu ari ibibazo cyane. Ariko akanya ntago ndi nyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Rashidson Kiribata amagambo. Ese Rashidson amakuru yawe? Yes, njemeze neza nta kibazo mfite. Ebi umeze ute wowe? Ebana ndi kuru kabisa, ndi good, ndanashyushye cyane. Nizere ko umeze neza. Ewe meze neza cyane kabisa. Yego. Ebi ariko rero uyu munsi wambaye neza niba ari ko wa gatanu. Ebana shukran. Mucyongereza bavuga ngo thank you. Igisibo kimeze gite? Igisibo kimeze neza nta kibazo, ubu nsibye meze neza, urumva ko mbese mfite imbaduko ya danje. Alhamdulillah rabbil alamin. Amen, Allah kuri hari. Nanjye meze neza rero, mbone yo dusuze amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo. Diaspora nyarwanda aho muhereye aho ngaho ko Tamasimbi. Nizere ko mumeze neza. Ngira ngo murabona ko kuri uyu munsi rero turi muri studio za Biryogo. Kuri ubu ikiganiro tugiye kubagezaho uko mugenzi wanjye AB #1 Nuno aka Old School nkuko babwiye ikiganiro tugiye kubagezaho ikijyanye hagati y'inkundo, hagati y'umuhungu n'umukobwa cyangwa se hagati y'umugore n'umugabo. Ese ni gute bigenda? Ese ni iki gituma bacana inyuma ukizera ko umugore wawe agukunda bityo wagera ukiva mu rugo ukigera mu kazi umugore agahita yigendera kwirebera undi mu Jackson? Uyu munsi rero murabona ko iki kiganiro kuri uyu munsi tugiye kugikora dufatanyije na radio ya Biryogo. Murabona ko kuri studio ya Biryogo cyane. Kuri uyu munsi rero turabagezaho iki kiganiro hagati ya Biryogo ndetse na 001 TV show Rwanda. Ni ubufatanye kuri uyu munsi kuri iki kiganiro cyane ko AB #1 aba yabashije kubitegura. AB imbaduko ni yose, imbaduko ni yose kabisa, ahubwo wajya ngo sinasibye. Twinjira mu mwandiko rero nagutinde. AB bimeze biti? Ni sawa, ariko nyewe ikibazo mfite ikibazo gikomeye cyane kitoroshye, kandi wambwiye yuko uyu munsi imeze neza. Ntabwo ikibazo ari kuba ngewe, ikibazo kiri kuri ngewe, ikibazo mfite kiri kuba hagati y'abashakanye cyangwa hagati y'abakundana. Urasanga njye nagenzuye ejo bundi hari umukobwa umwe nabanje kuganira ko nyuma yaho naje no kuganira n'umudamu. Umukobwa umwe yarambwiye ati yewe hari umutipe unkunda, ariko kuba nkunda ngiye wapi ntago bindimo kumukunda. Ndabese wa mukobwa we kuki utamukunda kandi wagukunda? Yego. Arambwira ati ngewe rwose uriya ntago ari mu cyiciro cyanjye rwose. Cyiciro uriya wapi? Ese cyiciro rero ni iki? Ati ngewe cyiciro ndiho nicyo gushaka umuntu ufite amafaranga, ufite money. Umuntu ufite amafaranga. Ndabese wa mukobwa we ko ushaka n'umuntu cyangwa se ukunda n'umuntu ari umukene nyuma yaho mugakira, cyangwa Imana ikabashyiramo imigisha bitewe n'uburyo mubanyeho mugakira. Gute wumva ko wakunda n'umuntu ariko afite amafaranga? Ese uzi uwo muhungu ameze gute? Yego. Yarambwiye ati rero uwo muhungu uko mubona ngewe n'uburyo namusuye nasanze wapi. Ndambwira rero hari igihe umuntu akwihishamo utabizi. Arambwira ati reka da. None ndambwira se bitari ibanga uwo muhungu wamuhamagara ukamuha tukavugana? Arambwira ati oya, ntago namuhamagara ngo muvugane, gusa njye ntago mukunda tu. Ubwo bibaza umwana w'abandi aragukunda yakwimariyemo, none wowe ntago mukunda. Ni ikibazo gikomeye cyane. Bana njye ntago mukunda. Ese ubwo ngubwo niba utamukunda byibuze kuri gahunda wayimuhayeho? Ateka da, gahunda ntago nayimuhaho ko ntago mukunda. Undi mwana yenda gusara bro, umwana yenda gusara, noneho uri kuvuga ngo ntumukunda ngo ya. AB ibi bintu bireze utagira ngo wenda ni wowe wenyine wabasha kubikoraho ubushakashatsi. Ibi bintu nanjye nabikozeho ubushakashatsi, usanga ni ibintu byiza cyane
cyane ko byagiye bibaho ku bantu batandukanye. Urumva wenda reka dusabe abakunzi ba 001 TV Show Rwanda ndetse n'abakunzi ba Radio Biryogo aha mu Marangi, wenda mwewe dukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda, turagira ngo mwinjire muri comment mutubwire uko bimeze cyangwa mwebwe uko mubibona. Ese koko aba bantu baba bakundana cyangwa baba baryarya? Ese koko uyu mugore n'umugabo baba babanye mu nzu, umugabo yajya mu kazi, umugore akajya gushaka umujakso, haba harimo urukundo cyangwa haba harabanye hari icyo bakurikiye? Ima ni amafaranga, ima ni umutungo, ima umukobwa yabuze aho yerekeza cyangwa adresse ngo yitwa ko ari umugore. Ebi wowe urebye hagati y'izi nkundo navuga ko ari inkundo ziba zitanafatitse, sibyo? Wowe ubona bimeze bite? Rero buriya iyo mbirebye bintera impungenge, yego, kuko nkumva nk'uwo mutipe wikundira uwo mukobwa, mutipe azi ko umukobwa yabana yamusariye byatana, noneho n'ukuntu umugore abakobwa ari babi cyangwa se abagore ari babi gutyo, ugasanga we anamweretse ko bari kumwe 100%, undi akamusarira sasa, undi wapi ntibimurimo. Noneho ugasanga umujama rimwe na rimwe arafata n'amafaranga akamuha kugira ngo wenda agere ko aricyo yakwemarira umukobwa. Wabwo amafaranga akayafata abo akayashyira wa undi we yikundira. Yego, ubwo hagati aho rero ushaka kuvuga ngo iki? Ugiye kuvuga ngo kunda ukunda, kukunda akunda abandi. yego. Ubwo urumva rero umukobwa nimba yikundira uwundi, wasanga uwundi yikundira nawe afite uwo akunda. Urumva bigenda ari ibintu bihererekana. N'agahinda cyane. Birababaje. Kandi numva ku bwanjye wenda ku gitekerezo cyane n'icyifuzo nabaha, numva ko nimba umuntu akubwiye ngo ndagukunda, yego, mubwira ati ebana nimba unkunda se, wenda umubaza ati unkundira iki, wenda gusobanura impamvu agukunda. yego, Kuko hari urukundo rw'amafaranga, hari urukundo rw'isura, yego, hari urukundo rw'igihagararo, yego, hari urukundo rwo ku mutima. Urukundo n'inkundo ni nyinshi. yego. Ashobora kuba wenda wamugana gukundira igihagararo cyangwa gukundira isura, wowe noneho umenye ngo agukundira iki, yego, sibyo? Icyo kintu aba kigomba gukurikirana, umenye ko agukunda, mukundane nk'abashira ishusho. Nawe kumubwira ngo uramukunda kandi utamukunda uba umuhemukira, yego, kuko hari abandi bamukeneye kandi nawe akeneye yabwiye bakamukunda nawe. Aha ni hahandi usanga umukobwa atera umugabo umwanya, umuhungu umwanya, cyangwa se umuhungu agatesha umukobwa umwanya, babyita kumutesha umwanya. Ugasanga amukuye muri mudu yari arimo, cyangwa hari undi muhungu yakundaga ariko akamubwira ati ndagukunda kandi nifuza ko tuzabana. Ibi bintu byagiye bibaho inshuro nyinshi, ndabibona cyane cyane hano muri Car Free Zone, aho umugabo n'undi n'umuhungu n'undi bazana umuhungu yazanye umukobwa hano baje kwiyakira, nyuma undi muhungu nawe araza arahagera, sinzi rero muraba ati sheri wawe musanzana. Nyuma yaho ibyabaye umukobwa yaje kubwira undi ati mu by'ukuri ntabwo mukunda. Undi ati se mu myaka 5 dukundanye, mu by'ukuri kubera icyo utankunda, kubera icyo utambwije ukuri ukaba warantereye. Ibi bintu birababaza cyane. Reka mbone wowe nkushimire kuba waratekereje gukora iki kiganiro ukazana iki gitekerezo. Ariyo mpamvu nabwiye ngo abakunzi ba 001 TV Show Rwanda duhuriyeho ndetse na Radio Biryogo ku bufatanye, mujye muri comment mutubwire, ese ibi bintu birakwiye? Ese ibi bintu ni koko urwo rukundo tugiye kuzajya dukundana? Ibi bintu wowe shaka kuntu bimpuriza. Ntabwo bikwiye ko urukundo ruraryana. Urukundo ruraryana. Noneho ibaze umukobwa nawe wakunda navuka amenye ngo nawe ntamukunda. Urumva ko biraryana kandi no guta umwanya, kandi wagombye gufata ugukunda. Sibyo? Agahinda. Birababaje kuko ugukunda ntabwo yananiwe kuba yajya gukunda uwundi. Yego. Nubwo usanga umugore n'umugabo babanye kubera ko ari mu rugo, babwiye umukobwa ati genda. Nubwo usanga umugore n'umugabo baba barabanye kubera igitugu cyo mu rugo, wenda n'urugero. Yego. Umukobwa akajya kubana n'uwo mugabo kubera cya gitugu cyo mu rugo, ati nta kundi nikanye kubana nawe. Yego. Kuko umukobwa afite undi yikundira, cyangwa se umugore afite undi yikundira. Yego. Umugabo akagira ngo umugore we aramukunda, umugore ntabwo amukunda, afite undi yikundira, bigeze gukunda naho kera, kandi nawe utamukunda ye. Yego.
noneho umugabo agasigira umugore amafaranga iposho kugira ngo arebe ko yaza agasanga ari ibyo yatunganyije. Yego. Umugore ya posho akarifata akarigabanyamo kabiri. Yego. Akishyira wa mu Jackson, babita ngo naba Jackson niko numvisha bita naba Jackson cyangwa bungana. Akagenda akamushyira izo lare, umujama kirare yaramugeza akanamurya n'amaturu, umugore agasubira mu rugo, umugabo akagira ngo yasize umugore mu rugo, kuma umugore yigiriye mu bandi rashe. Ibi ni bya bindi bisubiza ingo inyuma. Ugasanga niyo njya mbivuga, hari abana benshi tujya ducaho mu muhanda, tujya ducaho mu muhanda benshi tukabaganiriza bite ko uri mu muhanda, abandi bana baragiye kwiga bari ku mashuri. Ati ngewe nanjye sinanze kujya kwiga, ahubwo ni agahinda gakabije, papa wanjye na mama wanjye ntabwo bavuga rumwe. Usanga papa atatwitayeho, mama nawe papa yaba akiva mu rugo agahita yigendera, natwe twava kwiga tugasanga nta byo kurya bihari, ubuzima bukadukomerera, tugafata ikintu cyo kwigira mu muhanda. Ibi bintu ubona atariyo mpamvu yaba bitera bituruka kuri uru rukundo rudahari. Iyo mpamvu nayo ishobora kuzamo, ariko ndebye mbona atariyo mpamvu. Kuko iyo byagenze gutyo ntabwo abana babimenye ngo mama wabo aca inyuma papa wabo, cyangwa se ngo papa wabo aca inyuma mama wabo, ntabwo babimenya. Oya, ibyo gucana inyuma ntabwo ari turi kuvuga. Nyine ndakubwiye ngo aba bana barakubwira ati usanga papa akigenda mama nagahita yigira. Nyine nibyo nandi kurushaka kugira ngo mbwire, ni ukuvuga ngo n'impamvu mvuze ngo ugasanga ntabwo twabivugaho gutyo, kuko iyo mama yakoze icyo kintu aba yasigiwe iposho. Yego. Akajya guca inyuma umugabo, arizo za ngaruka zigaruka ku bana. Noneho iyo umugabo amufashe, uko byagenda kose ntabwo abana babura kutabimenya, baraserera babana bakabimenya. Ari wahandi usiduka umugore yagiye, cyangwa se umugabo yamutaye mu nzu yagiye, ariko havamo ibyo bintu byo kwiyahura, sibyo nk'ibi byose. Ugasanga ni ibintu biba bibabaje, kandi uko byagenda kose burya ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Yego. Uko byagenda kose ukuri kuragaragara. Yego. Kuko ntabwo uzanyihishamo umwaka umwe, imyaka ibiri wikundira Rashidi, ari ushyira amafaranga ngo ngewe nzabaye kutazabimenya. Uko byagenda kose Rashidi ngomba kubimenya, kuko mfite inshuti hirya no hino. Yego. Mfite inshuti y'amajyepfo, mfite inshuti y'amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengero bwaryo, mfite inshuti. Yego. Siko bimeze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo za nshuti ko byagenda kose, iyo zimbonanye na wa mugore wa Rashidi, zibwira Rashidi turabizi AB ari kumwe n'umugore wawe. Rashidi akabishidikanyaho n'iki bari hehe, bari wenda mu marange niho bicaye. Mu marange bicaye ntabwo tuvuze ngo ni kwa runaka, ariko tubicaye mu marange tu. Yego. Yaza mu marange agacungaho ko akabona umudamu we ari kumwe na AB. Noneho mu kubona ari kumwe na AB, nawe nahubuke bikaba ko noneho acunguriye neza. Rimwe na rimwe akaba n'igihe aca ruhinga akajya ku ruhande ku buryo batari bumubone, ari Rashidi namubonye, ari AB nako namubone, ari n'umugore wa Rashidi ntamubone. Noneho dore byaranaduhiriye Rashidi, ubu dusigaye dufite smartphone. Yego. Urafotora gusuke ifoto ukaba uyifite, cyangwa se ugakamera video ukaba uyifite. Yego. Noneho iyo bimubwiye akaburana direct, mpita nkuramo telefone nkavuga ati usi wowe, ntabwo nyira kuburana. Ari nabyo ndi kureba aha ngaha, kuko uko ndi kubireba nicyo cyatumye bimbabaza cyane kugeza ubwo mbikomantaho. Noneho nkuko wamfotoye, uko byagenda kose iyo uretse umugore wa mugore ahita agira iki, ubwoba buramwica, niko kwakugira iki. Noneho akaba usanga ari wa mugabo utajya urwana, utajya uvuga ibintu byinshi, nawe akagira ntanamukozeho n'urwara, agahita anyura mu cyumba akagenda akiryamira. Ubwo yamaze no kumwakira akagenda akiryamira, cyangwa se wenda yamwakiriye kare, ibyo akabimwereka nyuma bageze mu birori. Umugore ejo byagerageje akavuga se kuki Rashidi atankubise, ese kuki Rashidi atantutse. Rashidi ni umugome, direct Rashidi atari umugome. Nibwo usanga ejo ngo umugore yagiye, babana bakabigenderamo, nibwo usanga babana nyine
sometime bajya kuba marine. None se ubwo abo bantu baba barashakanye bakundana? Ntago barakundanye, harimo agahato ko mu rugo rw'abo n'umukobwa. Yego. Kureba ngo Rashid afite amafaranga, Rashid umwana akamuhatiza kujya kwa Rashid ko bazi ko afite amafaranga, umubyeyi agahatiriza umwana umukobwa we yashakana na Rashid. Bazi ko Rashid afite amafaranga. Yego. Kuko umubyeyi arareba akavuga ati ntabwo ndi umushyingirane na AB umukene, AB nta kintu tuzamukuraho, ariko Rashid turamukuraho, tuzatumukuraho akantu. Ubwo ni ukuvuga ngo nta rukundo rurimo, ahubwo n'indonke bakeneye hagati y'aba bana babiri. Yego. Iki kintu rero nicyo kiri gutuma ingaruka zigaruka, ugasanga umugore ngo yiyahuye, bien sûr, umugabo nawe agata urugo akajya gushaka inshoreke. Yego. Aho rero nta rukundo rurimo. Njya mbwira abantu ko urukundo ntabwo rubaho. Mbaza ati niyo mpamvu mubwiye ngo nta rukundo rubaho. Njye mbona hari ibimenyetso by'urukundo, ariko urukundo ntabwo, kubera yuko urukundo rubaho rwakomeza. Ariko niba abantu bagera aho bagatandukana kandi bitwa ko bakundanye, usanga iyo bagiye gusezerana bavuga ngo tuzabana mu bibi no mu byiza, just, kandi tuzatandukanywa n'iki? N'urupfu. Ariko se baba batandukanyijwe n'urupfu? No, ntabwo batandukanyijwe n'urupfu. None ubwo rukundo urupfu rutanya abakundanye koko. Rashid, hari urukundo ruhari, yego, rwo kuba umuntu mwarahereye mu myaka wenda 2026, mwarahereye 2018, yego, mukundana, noneho 2026 mukafata umwanzuro wo gushakana. Urwo rukundo rwo rurahari pe. Yego. Mwafata umwanzuro wo gushakana mukabana, ariko rudahari ni rwa rundi rw'agahato bwo guhatiriza bitewe n'indonke. Yego. Ubwo ni rwo rukundo rudahari. Ibi bintu birababaje. Yego. Mfasha dukebura abasaza bamwe n'ababyeyi bamwe. Niba koko urukundo ruriho, ntekereza ko no ku musambi waharyama. Hari umuhanzi waririmbye ngo no ku rukundo, ngo no hasi haraharyama. Iyo urukundo ruhari. None se niba urukundo ruhari, kuki ujya gukosha umwana wawe 5 miliyoni zingahe, kandi za miliyoni ugiye kumukosha arizo zakagombye kuzafasha abana muri bwa buzima bagiye gutangira? Yego. Ese niba bakundana ko umwana atari ikiguzi, umwana ari ikiguzi? Ntabwo umwana ari ikiguzi. Ko umwana atari ikiguzi, wakwatsa umwana niba byibura 1 miliyoni, 500,000, 400, 300, 400. Rashid, reka nkubwire yanga kuba nguciye mu jambo. Ntabwo urukundo ari ikiguzi. Kuko urukundo izo nkwano ni ubwumvikane bwa hagati y'abantu bakundana. Niyo bagomba kumvikana. Iyo bumvikanye rero amafaranga akayacibwa, undi akayatanga, ntabwo ari ababyeyi baba bumvikanye. Wari uzi ko hari amakuru menshi apfa kubera ikibazo cy'inkwano? Yego. Ni ukuvuga ngo umugabo akaba yarakundanye n'umukobwa, umuhungu yarakundanye n'umukobwa, kuko abo umugabo ari uko yashatse, umuhungu agakundana n'umukobwa, bityo bakikundanira, bamaze igihe bahuza, ivyo yo kuryamana bararyama, sibyo? None bagira igihe cyo kurushinga, bavuye muri wa mwanda mwadita ko ari umwanda, ko ubusambanyi ni umwanda. Ntibanyumve nabi bakunzi ba Zozo TV Show Rwanda, hari abantu bikundira gusambana babigize nk'umwuga. Yego. Uriya muri mubwiye ko ubusambanyi ari umwanda, murashwana. Just. Uriya muri mubwiye ko urukundo atari ubusambanyi, akakubwira ati ntaguciyemo ntabwo waba unkunda, ntarebye ubwambure bwawe ntabwo waba unkunda. Mu by'ukuri aba bantu bagera mu rugo iwabo w'umubyeyi, umubyeyi agahita avuga ngo uriya avuka kwani, sinzi niba uri kunyumva neza, ngo uriya avuka kwani. Yakumva ahantu uvuka agatuma ngo muzamure inkwano, ngo avuka mu muryango muzamure inkwano, ugasanga wa muhungu baramunanije, bagiye kumuca inkwano nyinshi, wa muhungu yagera iwawe akamubwira ati ntabwo bishoboka, wowe ugiye gukwa miliyoni izo zose muri uriya muryango gute? Ugasanga ubukwe burapfuye. Ubwo icyo gihe ninde wishe ubukwe? Ni ababyeyi. None ubwo rukundo rurahari? Urukundo rw'ababyeyi rumeze gutyo ntabwo ari urukundo. Urukundo ntabwo bigusobanurira, ruri hagati y'abakundana, nibo bagomba kugirana urukundo. Nizo nkwano nibo bagomba kuzivuganira, kuko inkwano ziragera zikagaruka ku mukobwa. Yego. Ubundi ababyeyi ntibakwiye guca inkwano zingana gutyo, kuko n'ubundi zigaruka kuri wa mukobwa.
iyo baziciye rero zingana gutyo bagira ngo bagabane paso nimba ari inkwano za miliyoni 2 umukobwa atwara imwe n'ababyeyi batwara imwe. none se ibi mu myemerere yawe tuzwe mu Isilamu inkwano ari iz'umukobwa niko bimeze cyangwa ari ibeshye? Inkwano ni iz'umukobwa. None ko umukobwa si uwo ashaka mu babyeyi be cyangwa anashaka bwati inkwano nizanye nzazikoresha ibyo ashaka, ni gute wowe mubyeyi wifata ugahindura igitekerezo cy'abana bahuje bashaka kubana muri rwa rukundo rwabo ugatuma n'ubukwe? Rashidi rero uriya wabyitiranyije gute? Inkwano ntabwo ari ababyeyi bazica muri Isilamu, ahubwo twese bigusobanurira nyine byumve neza. Ni ukuvuga ngo iyo byagenze gutyo ku babyeyi, yego, ni hahandi bafashe umwana bamukundisha Rashidi, kuko Rashidi afite amafaranga. Ntabwo ari bamukundisha bamutoranyisha inkwano, bamukundisha inkwano. Ahubwo ikintu kiriho ni iki ngiki ugomba kuvugaho. Babyeyi bakora return back, bakagaruka kuri wa mukobwa wabo bakamubwira ati rero sheri wanjye, Rashidi afite amafaranga. Rashidi profite de l'occasion quand il est temps. Umuzamuce miliyoni 4. Yego. Umukobwa naka akabaza se mama ndabuce miliyoni 4, ese dade ndabuce miliyoni 4 kuko Rashid arafite. Okay, sawa. Wenda ubona afite nganje. Yewe rero Rashid bitewe n'uburyo n'igihe mushaka kumushingira n'iki, yabona Rashid wenda afite nka miliyoni 2 kuko barashaka kumushingira ku ngufu. Yego. Ntago amushaka. Umukobwa bati mbona afite miliyoni 2. Iwo ukabati reka da Rashid afite amafaranga. Umukobwa atari ko singatse nkibana na AB, ko AB ari we muntu ari we nikundira. Yego, mwatse nkibana na AB mwaje ko Rashid ngo nuko afite amafaranga kubera iki, bagatanga ati wachi buryo urajya gushingiranwa na AB azatumarira iki cyangwa umukene uvuga mu avuga mu muryango ukennye azakumarira iki cyangwa azatumarira iki? AB utigurira n'urukweto azakugurira iki? Umwana ubwo kabwa ati rero dadi maza ikintu mbona AB afite ahazaza heza kandi tuzafatanya tubigereho. Wakigoryiwe muzafatanya umva turaguca mu muryango. Nuramuka uko ugiye kwa AB turaguca mu muryango. Yego, urumva ko deja umukobwa wahise amuca intege, agiye gushaka uwatakunze. Wenda azahora aca inyuma n'ubundi agahora yibereye mu gato kwa AB cool. Wa mugabo agahorana agahinda gakabije kubera iki yakurikiye ubwiza bw'umukobwa, akurikira mu bindi yibitseho. Ariko mu Kinyarwanda ni ikiburiya, ubwo mu Kinyarwanda ni amataye yibitseho, ugasanga wa muhungu nawe akurikiye kuko ari amataye yamukurikiyeho, namara kumujagajaga yamuciyemo amubyayemo abana bangahe, n'andi bazatangira gushwana urugo rusenyuka. Ubwo mu Kinyarwanda kize amataye rero abantu batabyumva neza ni ikibuno. Namabuno. None se AB kuri ya mwana wamushiriye wadakunda kandi we yakundaga hari, iyo bababwira ati mwana wanjye genda ubane n'uriya kuko ariwe wahisemo, basi erega AB aba usapotinga abana. Rashidi hari akantu nabonye ahantu, abantu ba kera AB bakunda gusapotinga abana. Hari akantu nabonye ahantu nigeze kujya gusura umubebi umwe, kumusura tu bisanzwe atavuga ngo ndakundana nawe cyangwa iki. Yego, ngiye kumusura nagiye kubona mbona yaricaranye n'ababyeyi be muri salo. Ababyeyi be bahita bavuga ngo aha reka tubaherugare abana baganire, ngo bana bangane mwiganirire kuko n'ubundi murangana. Barigendera. Yego, ese kuki abo babyeyi bashyingira umwana kuri Rashidi, kuki batamera nk'abo ngabo? Erega AB abantu bose ntabwo batekereza kimwe, ntabwo tuzatekereza kimwe, ntabwo tuzabyumva kimwe. Hari ababyeyi koko bakunda iby'isi, hari n'ababyeyi bakunda ko abana babo bazubaka ukaramba. AB ndaguha urugero, uzacunge urebe amakwe y'iki gihe, wenda tugaruke ku makwe kuko nabyo birahura n'urwo rukundo. Usanga amakwe y'iki gihe yashoye amamiliyoni menshi, ugasanga aba bantu ntibarambaye. Ariko wareba abantu basezeranye imbere y'Imana, wenda mu magambo make bakoze indoa, ugasanga bararambanye
kandi mu bushobozi buke bafite. Aho ushobora kwemera ko harimo urukundo, ariko nukurikira amafaranga ugakurikira imitungo nta rukundo ruzaba rurimo. Iyo handi mu bana batanu uzaba ufite uzasanga umwe muri batanu umwe ari we wawe. Izo ni ingaruka rero z'urwo rukundo rudafatitse, ni ingaruka zo gukurikira ibyiza. Ariko nyamara abo babyeyi ntabwo baba barebye kure. Yego, kubera iki impamvu uvuze ngo ntibaba barebye kure? Ibyo byose Rashid namara kumenya ko umugore babana babanye kubera igitugu hagati y'ababyeyi b'umukobwa, nyamara ko byagenda kose naramuka, kuko yamufatanye na Rashid amufatanye na AB nabyo ntibita biza, erega rurasenyuka. Kuko AB urugero, wenda njyewe ndi umugabo, wowe uri umugore, tubifate gutyo, turashakanye ariko wari ufite undi mukundana, ariko nkurikiyeho ibintu. AB mu by'ukuri ninza nkagufata nkagusangana na AB kuko mbizi neza ko njya kugushaka mwakundana, icyo gihe urugo rurasenyuka. No ku bana turabana zikomanya amahembe, nzajya avuga ati n'ubundi se ko wigira kwa AB ko nari mwamenyeranye, nanjye reka nigire kwa Kararisa, incyuro nizabura. Ugasanga umugabo arajya kwa Kararisa, undi nawe arajya hahandi, ugasanga ntabwo bibanye neza mu. Ariko rero aho ngaho Rashid niwirukana wa mugore, nyamara ababyeyi birabagaruka. Ni ingaruka zigaruka ku miryango n'ababyeyi, kuko arahita asubira iwabo. Gusa reka mubwire, ababyeyi b'abamama babigiramo uruhare. Gute babigiramo uruhare? Ko twegereye abapapa buriya nta kintu tuba twitayeho. Ushiduka umubyeyi kugira ngo umwana agiye gushaka, ngo hari umusore yabengutse, n'uwo papa ntabyuzi, barabanje baricara baritereka n'umwana babiganiraho. Noneho rero iyo zitanye gutyo, wa mwana ahita agaruka he? Iwabo ku ivuko. Iyo amaze kugera ku ivuko, umusaza ashiduka atahatanga umwana mu rugo, se kana kuri hano utari iwawe bimeze biti? Umwana mu gihe atayisobanura, nyina agahita ari we uzamuka ati mugabo wanjye rero urabona kanaka impamvu yavuye mu rugo buriya urabona wasanga ari agakonje yamuhaye cyangwa agahushya gusa yo kujya gusura mu rugo. Oya bwana na munyasa, unaona umugore nyina w'umukobwa agatangira kukubisha umugabo buryo umugabo yahindutse ari we gusesa umukobwa wabo. Noneho umugabo yarangiza akahita avuga ati rero nimba ari kwemeza reka mujyane we mu rugo rwe guhura n'umugabo. Umugore ati reka ndekera umwana azasubirayo batazamwicira hariya, ndekera umwana agume mu rugo iwabo, n'umwana wanjye yaranduhije nta mpamvu yo gusubira kuri uriya mugabo. Kandi wa mukobwa disi atahanye inda mu rugo, yego wa mwana uzamwirerera, yego wa mugabo igihe kizagera kubwira ati n'uya mwana si uwanjye, cyane kuko n'ubundi baragenda bikajya kwa AB, ingaruka zibaye kuri wa mwana. Yego ise ninde wa mwana? Ni ikibazo gikomeye cyane. Cyane. Yego nshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, ubwo rero kuvuga ngo uwo mwana ise aramwitakana, itangiye kwitakana ati wa mwana wasanga atari uwanjye. Ntabwo ari uwanjye. Kubera iki? Kubera ikibazo cy'ababyeyi niba munabwiye ngo n'ubundi biragaruka kuri babyeyi, kuko mwumva Rashid nimba amaze kubona ko ababyeyi ari babiri inyuma, kandi umugabo ise w'umukobwa akaba ashaka umukobwa aje kumwunganisha n'umugabo, nyina w'umukobwa ati reka ndekera umwana, ntabwo nshaka azajya gupfira hari ahantu, kandi nyamara Rashid ararengana. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo Rashid yamufatanye na AB, kandi Rashid ntabwo ari buze ngo aze mu muryango w'umukobwa aze kuvuga ngo umwana wanyu ngo dore amafoto, bizitwa ko ari byo wihimbiye, cyangwa se wamubona nyenda n'umuntu wenda w'umuturanyi bisanzwe ugahita ubifotora. Yego, kuko umukobwa nawe azi kwisobanura azabeshya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, urumva rero ko bigoze baka hehe ku babyeyi, kandi umugabo use w'umwana ntabyo azi.
yego ntiyarabizi ahubwo abimenyeye aho ngaho. yego Umwuzukuru wabo naramuka avutse akazumva ngo ise na nyina baratanye, nyina agaruka kwa nyirakuru, nyamara bizaba ari ikibazo ku mwana. Ugasanga ahubwo na papa ntiyemera umwana kubera cya kibazo cy'uko yashatse wa mukobwa afite undi bakundana. Yego ugasanga wakubuca inyuma ayigira kwa AB. Ni handi umugabo rero aza kubwira ngo umwana si uwanjye. Umwana baye uwandi icyo gihe. Umwana baye w'ababyeyi ubwo ngubwo gute? Reka nkubwire, umwana agaruka akaba uwa AB kuko rero babafatanye, sibyo? Yego. Ariko nanone akongera akagaruka akaba uw'ababyeyi. Yego. Kuko umwana wa AB yabyariwe kwa nyirakuru, kandi na AB ntamwemera. kandi na AB ntamwemera ko AB nibyo banaryama nibyo banabonana. Usibye guhurira mu marange gusa bakaganira bisanzwe nk'umuntu bakundana cyangwa umuntu umukobwa akunda. AB ndetse gato uriya mukobwa yakundaga AB, sibyo? Ariko uko bashaka AB ntabyo azi. Kandi umukobwa agiye gushaka n'undi mugabo, kuko AB impamvu atabizi, AB yamaze kubivaho ko yumvise ko umukobwa yashatsekanye na Rashid. Deja AB yaranamutashye. AB kumbwira ngo ntabwo baryamanye. Inshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, mbone rero musabe wowe utarakora subscribe yuko wafata akanya ukajya kuri 001 TV Show Rwanda ugakora subscribe, like, comment and share, ndetse ku bufatanye na Radio Biryogo. Wajyaho iki kiganiro cyacu ahantu ushobora kugisanga kuri 001 TV Show Rwanda cyangwa se kuri Radio Biryogo. Niba utarakora subscribe kuri Radio Biryogo, naho wagerayo ugakora subscribe, like, comment and share, kuko ibiganiro byacu nakagaruka. Numara gukora subscribe aho ngaho ibiganiro byacu uzajya ubibona. AB yego tukigiri kuri ibi bintu by'urukundo rw'uburyarya bitarimo guhuza, ni iyihe nama wagira aba babyeyi bagerageza guhatiriza abana babo kuba yabana n'uwo atakunze, uwo yakunze akamutera ishoti? Inama nagira ababyeyi rero, kuko natwe turi ababyeyi, inama nabagira nk'ababyeyi bagenzi banjye, nuko abana aho bakundaniye yego baba bahazi kandi afite uwo yakundanye nawe, wowe ujya kumuhatiriza uwo atakunze cyangwa adakunda cyangwa atazi, yego, kubera ko hari ikintu umuziho. Yego. Kuko umwana niwe uzi uwamukunze se cyangwa niwe uzi uwakunda. Mujye mureka umwana yihitiremo, ahitemo uwo ashaka yahisemo. Uko byagenda ko nashaka ari umukene, nashaka ari umukire, Allahu ya'lam, Imana nibizi. Kandi Imana niyo igomba kubazamura, ntabwo ari mwebwe ababyeyi muzamura abana banyu. Twongere twibutsa aba babyeyi yuko Imana niyo yubakira abana. Amafaranga siyo yubaka, imitungo siyo yubaka. Niko kuri kabisa. Ahubwo njye icyo mbona AB, niba koko abana bakundanye mu bubasha bafite n'ubushobozi barimo, bareke babana ahubwo mubasapoti. Siko bimeze? Yego, niko bimeze. Ni iyihe nama wagira aba bakobwa? Inama nagira abakobwa rero niyo gukunda uwo we akunda. Niyo gukunda uwo akunda. Ntago namugira inama yo kuvuga ngo ababyeyi bamukundishe aba ari uwakunda. Yego. Kuko nta handi bigaruka, niba wakundishe uwo muntu ababyeyi bawe, nta handi bigaruka wa muntu usange wowe aragukunda ariko ntumukunda, wikundira Rashid. Noneho aho kugira ngo bizagende gutyo rero, wowe bwira ababyeyi bawe ubwira ati ninjye uhitiramo, mama papa ninjye uhitiramo. Yego rwose, umukobwa b'intwari, yego ab'intwari ifatira icyemezo ngo ati njye niba narakunze AB mu bushobozi afite ndabuzi, njye ngomba kuba. Ese nk'ababyeyi mwe reka mbabaze nono, mwabyeyi mujya gushakana mwe ubwanyu, yego, iwanyu barabahatije ngo jya mubane uko muri babiri, cyangwa ubwanyu mwabihisemo? Yego. Nimba mufite umwana w'imyaka 30, mukaba mufite umuhungu w'imyaka 40, yego, urumva imyaka ishize ni myinshi nk'ababyeyi, ni myinshi cyane. Icyo rero mbabwira mwabyeyi mwe dufatanyije kurera, nuko umwana wanyu mutagomba kumushyingira wadashaka. Yego rwose, kuko ni amakosa. Noneho tugarutse ku byahise, kera uko nabyumvishe cyangwa se uko mbyumva, yego,
bashingiraga umukobwa umuhungu atazi, cyangwa umuhungu akamushingira umukobwa atazi, kandi bakabana kuko habayeho iki? Habayeho umuranga. Abaranga muri iki gihe ntibagezweho, ntabwo bakibaho. Umuranga yabaye mashini, yabaye ikoranabuhanga. Turi ku rukundo. Niba abantu bakundana koko, bakundana bakagera mu rwego rwo kumva ko bagiye kubana, mu by'ukuri babyeyi turabasabye mugerageze musapotinga abana, mwirebe imitungo, mwirebe aho umuntu avuka, ahubwo ni murebe urukundo bafitanye. Nshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, ku bufatanye na Radio Biryogo, bakunzi ba Radio Biryogo, ibiganiro byacu nakagaruka. Wavuga inzuki ntabwo yarya iki? Ubuki. Wowe utarakora subscribe kuri 001 TV Show Rwanda, fata umwanya amasegonda 2 ukore ku ijambo s'abonner mu gifaransa cyangwa subscribe mu cyongereza, ukore tukazogera nawe ibiganiro byacu nakagaruka. Cyangwa se wowe nshuti bakunzi ba Radio Biryogo, fata umwanya ukore subscribe kuri Radio Biryogo kugira ngo iki kiganiro ugisangiye. Mbondereho no gusuhuza abantu bose bakorera mu marange, yego, basuhuza Masilamu barimo mbifuriza igisibo cyiza, yego, kandi mbabwira ngo Imana ijye baha mubibona abakiriya benshi, kuko nicyo kiba cyarabazanye hano mu marange. No gusuhuza urungano rwanjye muri groupe Urungano, yego, basuhuza bifuriza igisibo cyiza. Mbondereho no gusuhuza groupe Rwanda Vision Rwampara, nisuhuza nabo mbifuriza igisibo cyiza, kandi suhuza abantu bakorera imbere yo ku kazi bafite salon de coiffure yogosha, basuhuza mbabwira ngo Imana ijye baha abakiriya benshi, mujye mukora subscribe kuri 001 TV Show ku bufatanye bwa Biryogo, mukoreho subscribe. Yego, ibiganiro byacu nakagaruka. Mbonero nanjye suhuza abantu b'Inyamirambo, Remera, Kacyiru, Kicukiro, Gikondo, Kimisagara, Nyakabanda, cyane cyane abantu bo mu Biryogo, mbasuhuza cyane mbavugira ati amahoro y'Imana abane namwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ikiganiro cyacu aho mushobora kugisanga ni kuri 001 TV Show Rwanda ku bufatanye bwa Radio Biryogo. N'ahandi hantu iki kiganiro muri bugisange, uragisanga ahantu habiri, kuri 001 TV Show Rwanda ndetse na Radio Biryogo. Wowe utarakora subscribe nyaruka, izo channel zombi kwa ebyiri, 001 TV Show Rwanda na Radio Biryogo, ukore subscribe, like, comment and share kugira ngo ibiganiro byacu bibakagaruka. Mboneraho mbashimira mvuga nti ciao. Umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.